uyu munsi dutangiye Agasobanuye nibwo ugira amarira hafi iyi filime ntabwo ari yawe yihorere ntabwo ikureba. Dutangiranye akana gato kari ahantu mu misozi ndetse kari gukina n'utunyugunyugu. Aka kana bakise Saru, bano mukunda bya bihindi Disi mukunda bimeze bitya, dore ndaje hazana mukuru wako witwa Gudu. Aravuga ati Saru ngwino tugende, ya gari ya moshi yaje ngwino tujye gusyaga amakara. Abana kumbe ukimodoka gari ya moshi hari amasaha itambuka iyi gari ya moshi bajya baza bagayiparamira bagapakurura amakara. Iyi modoka ibivuye gupakura iyi gari ya moshi ibivuye gupakura ahantu mu cyaro cyangwa se batwika amakara, hanyuma aba bana bakayiparamira bagapakurura amakara ngo bajye kura ko bayagurisha. Ariko abashinzwe umutekano uwo munsi babamereye nabi, ndetse umwe mu bapolisi akomeza kubirukaho. Gudu yitegereje imbere, arebye imbere ahita avuga ati hariya niho gari ya moshi igiye guhita yinjirira, kandi ndabona tugiye kwinjira muri tano. Nitugera hari amwayire ya tano nta kundi ntabwo afanda araza kwadukurikirana. Kandi koko bidatinze bahise agera ahantu mu mwijima muri tano, barakomeza. Uko ibyo byose byabaye uyu yarishimye ati Saru wabibonye ni Gudu. Baravuga ati uyu munsi twaronse twagize amakara menshi cyane. Ariko Gudu akomeza kubwira Karumuna cyane, aravuga ati Imana ishimwe utangiye kumenya akazi. Aravuga ati wabonye hano nasimbutse, ati rwose nabonye usigaye gusimbuka. Nako kati cyane rwose nzi gusimbuka. Kumbe amakara baraza bakaza nakuno muri restaurant bakagurisha kuri make. Nimba ikiro cy'amakara kigeze ku cyatanu bakabahereza nka 500 nyira babana ko ati natwe turakura mu make. Ariko uyu mwana Saru yarebye hirya abona bari guteka ibiraha, ahita asaba mukuru ati wanguriye ibiraha. Aravuga ati humura nzabikugura vuba cyane. Ati koko se uzabingura? Ati rero nujya kuyingurira vuba uzangurira nyine isoko ryose ryuzuye ibiraha nibwo bizaba ari byiza. Ati humura nzabikugurira. Mukuru rero ukuntu kumwe na Karumuna cye Disi ari nk'abano kumanda babandi nko bita ngo ni ba Marindi, akarukuru nta bushobozi afite bwo ko yamugura ibiraha, bikamubabaza ariko agakomeza kukamahoroniza. Avuga ati byose bizagenda neza ni vuba cyane Karumuna kanjye. Ati koko ati byaje kurangira mu mafaranga babahe 500 baguzemo iki bigurira amata. Barakomeza berekeza mu cyaro Kiwabo. Ndagira ukurikire filime yacu. Izi ni za filime umuntu areba zikamusigara ku mutima. Abana ugumbe uko bira byose byabaye yamata baraza bakazana mama wabo baba bari kumufasha nyine mu nshingano. Gusa batibagenda gashiki kabo kitwa Shakira gatoya, ni Shakira cyangwa se Shakira turakita Shakira. Hanyuma abatekera ya mata ugati bana banjye mukomeze munywe. Ariko aka kana gato kabonye mama atari kunywa kavuga ati mama akira nawe somaho. Aruga ati mwana wanjye iyo umwana maze uyu mwana hazi na mama waba hazi. Disi nuko nyina bahazi ariko nuko abahazi ubwo nukugira ngo abana byibuze bo bagire utuntu bashira inyuma y'imbavu ndavuga mu nda. Aruga ati ro mama wanyu ngiye kuba nasubira ku kazi, uwo mushiki wanyu muri kumwe Shakira mwashe kwa mwamwitaho. Saru na Gudu baravuga ati yego rwose turaza kumwitaho. Gudu nk'umwana mukuru umuryango wari ufite imyaka 14 hafi 13 aho ngaho, abona biri kumwanga mu ndabona ubukene buracyari gutera umuryango wabo, kandi niwe mukuru umuryango. Ahitamo guhagurukira iryo joro aravuga ngo ndagiye. Abwira kano gato ka Saru ati rugomba kwita kuri Shakira mushiki wacu. Ati ndagiye. Uyirwa ati ariko mukuru wanjye wareka basi tukajyana. Aravuga ati uri muto cyane ndetse ibintu tugiye gukora ntago ufite imbaraga zabasha kwa byabiresista cyangwa se byabasha kuba ntago mbe gufite ubushobozi bwo kwatera ibyo bintu. Uyu mwana avuga ati nyamara nge nabikora. Aravuga ati umva nkubwire hariya dukora akazi k'uburetwa duterura ibitwaro ituruta natwe ubwacu, nanjye ubwanjye mba navunitse cyane. Kavuga ati ariko ndi umugabo ndashoboye ngiye mfite n'imbaraga gahita kikora intebe. Ati nturukureba si? Aravuga ati oya iyo ntebe nabirenze kikora n'igare. Ati reba n'igare nshobora kurikura hasi nkarizamura ntago urukureba. Aravuga ati ndabyumva ariko wihatiriza. Aravuga ati mbabara tujyane. Yaje kurangira gatirije ka Saru kajyana na Gudu. Aka kantu nuze kukibagirwa. Saru na Gudu barajyanye, gusa ko bari kugenda bajyana baza kuno muri gari ya moshi bitsimba munsi y'intebe kugira gari ya moshi nigenda bo ntibababone nka kumwe Nyabugogo nyimwe shoroko nagera muri cyaritiko muri bibira bitebe bameze ukuntu nyine kitsimbamo cyangwa ara hejuru babiki imizigo nubwo mwahita masohora. Ariko gari ya moshi yeje kurangira ibahereje lift. Aravuga ati biraza kugenda neza. Iryo joro ka Saru karasinziriye ndetse biza kurangira Gudu akaze nyano kuri station cyangwa se muri gare ya za gari ya moshi kasinze. Aravuga ati Saru byuka, kanga kubyuka. Ati Saru byuka ariko ese kucyuru kugira gute sinabikubwiye iyo menye sine kuzana nawe inane mbizi neza ko ntambara gufite none dore koko niko biri kugenda bigenda. Ati wanze gukanguka koko ndagira ukurikire ibi. Uyarebye hirya no hino itabona amasa kujya gutangira gupagasageze. Arangije akora kuri Kasara avuga ati Saru rero ndagiye, ugomba kuguma kuno ino unegereze mpaka ngarutse. Ati sibyo kari kasinzire karwa noneho kabonye agiye kawe tumva unzanire n'ibiraha. Atego rwose ndekuzina gusa ntihagire handi uzererera ndaza kukureba. Ati nta kibazo ndagira ukurikire. Umwana asinzira ubwo bageze hakuno kuri muri gare nka 2 z'ijoro. Hagera sinzira aricura bigeze nka saa 7 z'ijoro areba hirya no hino abona muri gare ya moshi n'abantu bahari.
bikomeza kumucanga, arakomeza arazerera, aratembera, areba hirya no hino akabona n'abantu bari muri gare ya garamoshi. Uyu mwana bikomeza kumucanga, aravuga ati mana yanjye ndazibangwa nzerekezemo akagera imana mwe. Umwana iryo joro akabona imbwa ziri gukerakera hirya iriya, arabyakora muri garamoshi bitewe n'ukuntu imbeho yanzeriye maze kumukubitira hanze saa 7 z'ijoro. Aravuga ati oya, reka ngerageze njye kureba ko nanjye nakongera kujya kuryama muri gari ya moshi nkuko njye na mukuru wanjye twabikoze. Ajya kuryama muri gari ya moshi, yaritegereje kugenda saa 10 z'ijoro, bibutse ahani saa 7 z'ijoro. Umwana bwatereka ngeyo ahita asinzira. Uko umwana asinziye bwaje gucya mu gitondo nka saa 2 nibwo kakangutse akuno kabona gari ya moshi iri kwigendera ikwiruka ati gose ndi kujyayo. Umwana biramucanga, aze yiruka kuno muri gari ya moshi, aravuga ati hagira unabara gahita kabona kiri gari ya moshi ko biraza kurangira gatandukanije n'umuvandimwe wako. Umwana akomeza kera areba ko gari ya moshi byibuza guhagara biranga. Gari ya moshi yaragiye, gari ya moshi iragenda, ibaze nka gari ya moshi kuva Gisharu ikambuka ikava Gisharu ikaza mu Rwanda, igakomeza ikarenga Kampala, ikagera iyo hiryo ngiyo munuza iyo bigwa, mbese katubyita iyo bigwa. Gari ya moshi iragira mutwara nyine, iramutwara umutsi urabona ko bwamukereye uburongera bumwiraho wa mwana ari muri giya gari ya moshi. Umwana inzara ni yose, ariko kari muri gari ya moshi Disi agatangira ati mama ndagukumbuye, ndetse na mukuru wanjye Gudu ndamukunda, na Shakira wacu ndamukunda, twa tugambo tw'abana ngo runaka nta mwanze nyine, twa tugambo tw'abana. Umwana burongera bumukira ijoro rya kabiri hakunino sinse yageze sasa imodoka gari ya moshi imeze nkagiye guhagarara. Hari Akana yarebye aravuga ati wantabaye. Akana kamwicira amatwi atumva ntabara nyamuneka ntabara. Ntabwo kirimo ari kuvuga kunino, uriya mwana agira ngo arabyumva. Nubutse mu bindi bashobora kuvuga indimi zirenga 3. Icyonzo cyari igihindu, ikibengari n'igikira n'igitamiri, sinzi n'izindi ndimi nyine. Ndagira ukurikira ibi bwarongeye buri iri joro rya gatatu, umwana akiri muri gari ya moshi. Gusa ariko kubw'amahirwe yatoragwa agace ka Poma, abakire bari muri gari ya moshi abagenzi basaguje, hano mwana karenzo mu minsi 3 niko kanu Konyine yariye. Yaraje kurino umwana aragiye agenda ibirometero 1600, ibirometero nko kuva za Kisharu cyangwa Sara za Kinyandoyi. Mwe nago muze za Kongo, mbumva murukumbo wa rero banumva mutarabo mu bacu. Sasa ndagira ukurikire umwana yagiye ibirometero 1600 avuye mu ntara yiwabo, avuye mu ntara yiwabo agaruka yerekeza muri ageze hakuno agira mu gace ko bita muri Bengari. Ndagira ukurikire urebe bibutse bavuye mu gace ko bita Kanduwa niho uyu mwana yaturukaga, ndetse iyi nkuru ngo ni inkuru yabayeho. Ndagira ukurikire urebe umwana yisava muri ya gari ya moshi yiruka cyane, yavuye muri ya gari ya moshi yiruka agenda hakuno atarwiyambitse, agakomeza gusohoka arebe ko byibuzaza kubona ahantu aza kumena ku yindi gari ya moshi igiye iwabo, ariko byaje kwa byakwanga. Ese bimeze bite? Ndagira ukurikire filime yacu. Ubu n'uburyo bita filime mbara nkuru cyangwa se filime mvugo, abazungu babyita ngo movie recaps. Ujye kubireba kuri YouTube urabibona, wandike filime ushaka, wandike ngo movie recaps, wenda wandike Sisu, wandike Game of Thrones, wandike n'izindi, wongere ijambo ngo movie recaps, nabo urabona barayivuze guke. Aho bitandukanye n'ururimi turi kubivugamo gusa, nabone gucya biba bimeze. Uyu mwana yakomeje batagira untabara, ariko agakurikira abantu ate wagira untabara natakaye, ajya aho kuno bari gukatishiriza Nyabugogo ngarebe ko ari uramuhereza itiketi ye mumerese ikenanye ngi wacu ko atwacanegera mu nzira. Abasaza ko atwacane wose subira inyuma wagipetiwe ni gute vipiza n'abagore atwakwacane kuko wataye nyoko nikosha. Umwana abona digose hakuno nawe mufitiye impuhwe bose ko ati wiginzererezi iki cyana ibintu nk'ibyo, niko bari kuvuga. Umwana zakuno ku mugezi Disi abona nakandi kamarini kazi, gusa akagenda kurikira ko gakobwa, ubona karakana ko ku muhanda. Disi uko bari kugenda babakurikira abona kakana kagakobwa kari kwerekeza abandi bamarine dore twana dutoya turi ku muhanda. Mwarangiza mwavuga ngo birabyana ngo bizajye mu bigo by'inzererezi, ko birabyana inzererezi ntaga bari bo. Reka nawe si wowe uri kuvuga ayo magambo. Ntago rero bahitamo bura buzima, wakagombye ubwo wowe kuvuga ati nanga inzererezi kamfata umwe muri bari n'undi mugira neza azafata undi, gutyo tukabavana ku muhanda, biki gihugu cyacu kigakomeza kuba icyatsi. Hakuno sasa arakana kamurebye kabona kakana ko kagiye kwigunga kicara hirya karigunje nyine byatari. Arangije uyu mwana akarebye ahita ko awuje ibibazo, avane karitara agasinyira ati ngwino nawe uryame hakunino. Ahita agasunikira ikarita ati iyi karito nawe ngwino uryame kuri iyi matera. Aba bana babona iyi nari nka matera ya danje. Buriya nuko mutanyuze muri ubwo buzima ngiye uzabimbaze buriya. Hari abasirikare amajoro benshi nzi nyine ntavugira ariko bazi karito yanjye. Mbiyibukiye ngo ati niwo twajyanaga muri defense, waraga muri defense dusangira uwera. Bahita bati ni wosha
hakuno ndagira ukurikira ibi sasa kuri no umwana yigera aryama abasirikare mwese muri kuri Agasobanuye nimba mfite musaza wawe mukuru wawe papa wawe mama wawe ukora muri izo nzego za gisirikare n'izindi z'umutekano rwose turabashimiye kumbe iryo joro hakuno turabasuhuje babana batangiye kwashimuta hari abagabo bagira nabi bajya baza bagashimuta abana abo bagabo nabagizi banabi uyu mwana ajya kuza kuno etabona imbere babatanguye nakaga kobwa yari yakurikiye abona bagize ute bari kukiruka uyu mwana igeze kuno itabona polisi arishe yanga kugira icyo akurikira niyo nabazata wa mwana urukwiruka kuki umwana imodoka igiye kumugonga ahita wungira ku ruhande wa mugaro ukwiruka kuri kakana nta kindi kintu yahise akora usibye kubyerengagiza umwana arakomeje arahunga akomeza guhungisha amagara yiwe avuga ati mana yanjye ibi ubuzima buragarukira he ndagira ukurikira urebe sasa bahita twereka ku ruhande umwana ahora yaje guhungira kuri no kumbe muri za nsengero handi tuvuga ngo mu byumba by'amasengesho byahindi by'abahindi nyine bajya gusenga Imana akayizanira ubugari umuceri akawunga amaronji imineke wa mwana araje bona baraye mu masengesho ara amasaburi yabajya bagira amashagaga kagabanuka bitangira kugera saa 7:20 na amasaha nyine mu mashagaga gabanutse barakoreka kuno sasa umwana aje yakuru mu rusengero ndagira ukurikira urebe yaje yakuru mu rusengero yitegereje neza abona ibiryo babazaniye gutambira Imana cyangwa se biribwa wa mwana arabifata yegera hirya atangira kurira bya biribwa by'Imana sasa ndagira ukurikire afatana ya karito ye ariyo yamatera akomeza kwiryamira imihanda iryo joro abantu barabyuka barakomeza barasenga bakambaza ibyabigirwa Mana umwana akomeza kuza kuri no areba ukuntu mu gitondo bagiye gutambira igirwa Mana muri wa mugezi wabo bitaganga bura bahindi bafite umugezi ni myinshi ariko hari umwe uri principal bitaganga bari mu hindi muzawutubwira umugezi witwa ganga bajya gutangiramo ibitambo ibikini biki byose cyangwa se gutangiramo ibyifuzo muzawutubwira nyine hakuno sasa ageza kunasanga nitumburi rwose umwana ijoro rirongerera kuba arongera afata amatera dore umwana ni nzakagenda na matera ye wayibonye amatera ni ikarito dore mu mihanda ya garamoshi ntiwamenye muri iyi mihanda umuhanda wamuzanye uturutse wabo nuwuhe nawe ubwawe nubwo wari uraho ngaho ntabwo wabibonye umwana arongera aragangika urabibona wabona umwana nk'uyu nguyu imyaka 7 8 6 ari ku muhanda ngari kibyana ngo yabyanananiranye umwana nk'uwananirana ate koko hari ikindi kintu cyakisha inyuma hakuno ndagira ukurikira ibi umwana arakomeza aratambura umwana arakomeza aratambura dore nguyu ko ari kwigena mu muhanda wa garamoshi avuga ati wenda ahangaha nshobora kuhakandagira nkazagera iriya hano nahakandagira nkazagera iriya nuko uyu mwana akomeza kuza ahura n'umumama w'umugira neza uyu mama w'umugira neza ati niko shawurwaye ariko amubwira mu kirimi cy'ikibengari aravuga ati niko wumva igindi tukivuga nabwo ati yego rwose ati witwa nabwo ati nitwa Saru ati nanjye amazina yanjye yitwa Nuru ndetse kandi cyako ko nakwaza mwana we ese iwanyu ni he inzira kuzanye ni akakana ko ati inzira nzenye nago nyiza turashonje ati cyane rwose afata kakana akajyana iwe wa mu mama mugira neza ndagira ukurikira urebe yafasha akana akajyana iwe agahereza ibiryo nyuma y'iminsi 5 nibwo yaheruka kurya ibiryo bwa mbere kari agapome nyuma y'iminsi 3 umunsi wa kane kari y'amapome n'imineke yo mu rusengero umunsi wa 5 dore nguyu nibwo kari kurya ibiryo sasa aravuga ati wa mwana we none se ntago w'ikiwanje toya ati humura ejo nshobora kuza gushakira ahantu iheza ushobora kwa waba aravuga ati se aho hantu ushobora kwa nazahura na mama wanjye uyaramubwira ati wa mwana we ntago byoroshye ariko tuzagerageza uko dushoboye uzabonane na mama wawe umugore abona kana gashonje agira gucya kazana na fanta aravuga ati nako kantu karenze inyuma y'imbavu mwana wa arawunywaho nawo nyine amwereka ko naribi bose basangira fanta ariko bari no gukina nyuma y'iminsi Disi umwana yarishwe n'agahinda wa mwana nibwo yongeye kugira ute kugira kazoza arongera araseka uyu mumama afata kakana atangira kugakarabya ndagira ukurikire filime nk'izi ngizi bura nta wundi muzabona uko akora ibindi nk'ibi usibye twebwe gusa ndagira ukurikire urebe sasa barakwereka ku ruhande iryo joro yabwiye kakana ati rero wa mwana we ejo hari umugabo uzasa kuri no witwa Rama ati azaza kugufasha ati Ramu ati ntago ari Ramu ni Rama ari ikigirwa mwana bita Ramu nyine cyangwa se Rama kubishaka ahubwo atazaza kugufasha ati none se azanjyana kwa mama wanjye toya ati ariko azakujyana ahantu heza cyane ati none se ahantu heza azanjyana niho mama wanjye saba aravuga ati wofunga amaso ejo gusa nzagusa n'umugira neza yitwa Rama koko budatinze mu gitondo yakakana karabyutse kabona umugabo akuri nabwo ati nese niwe bambwiye ati neza ndabona tumukomesha ati mbwira wa mwana we ese koko urifuza iki ati nshaka gura na mama wanjye nshaka gusubira mu rugo uyu mugira neza atubwiye witwa Rama aravuga ati nitwa Rama ndumugira neza ariko ntago ndira Rama y'ikigirwa Mana ndetse akomeza kubwira ati wa mwana we ati ndagenda garuka nimugoroba aho ndaza kukujyana ahantu heza ndetse aho hantu heza uzahakunda aravuga ati koko se ati nose ahantu heza nazabasha kwa nabonana na mama wanjye umwana ikibazo ari kwibariza ni mama wiwe niba azashobora kwa yakobonana na mama we akongera kubonana na gudu mukuru wiwe
bimeze bite nawe yaravuga ati okay ibyo nabyo bizabiri muri process cyangwa se mu nzira yo kuguza na mama wawe ariko bizatindaho gato nuko uyu nguyu yahita aza kurino aravuga ati ngo byuka guruka nkwereke maze avuga ati mpaguruke ati gira gucya amaboko turebe maze uyu nguyu arakariba reba uburyo akana kameze akimara kureka kana uburyo kameze uburyo gateye arazongorana na wa mugore ati neza akakana niko bashaka bivuga ko ataraba ngaba oya ahubwo abandi bantu ati neza akakana kameze nka kakandi bashaka bande bagashakira iki byagenze bite kuyu mwana kari umwana mu bakene twatangiranye filime yacu yabagize icyo apfa n'iki nabo bantu bande ndagira ukurikire filime yacu sasa uyu mwana nawe yarabumvishe ari kwanga kaniko bashaka mu gitondo amayifanta n'ibiryo n'umugati yanga kurya noneho wamumama araza ariko ati come close baby ati nywere fanta inywere orange oya ni orange atoya akana nyine kakagacece kati warakajwe n'iki umwana abona byahinduye imirisho sasa abona abonye uriya mugore yigire mu ndorerwamo bya bindi nyine ngo n'inkumi yatinze ngo yatinze mu kirori isanga bahumuje ikirori inkumi yagiye mu kirori cyangwa mu ndorerwamo akana karitoroka karagenda wa mugore ahita amanuka ari kuruka kuri kakana dore ngabo kakana kariruka kati Nyagasani aba bantu nta keza kabo nabo muri abo bantu nta mu wo kwizera naba mfitemo bimeze bite umwana nuko akomeje arakomeza ariruka ubuzima bwe bwabaye bwo kwiruka ndagira ukurikire filime yacu sasa hakunino uko uyu mwana akomeje kwiruka niko yayirutse ari kwibuka iwabo uko mbere yajyaga bigenza akiruka ari gusanga mama we aho yagiye ku cyarahani akamufasha gupanga amabuye abari gupanga nyine bya biboro bita ngo na masteri y'amabuye nyine udutsiko tw'amabuye uyigiruka yapanga bayita ngo na masteri ariko iryo joro ko ati mama ndagukumbuye aho uri hose ndagukumbuye no gatonde kutubuye ari kwibutsa uko abaga ari kumwe na mama we byabe byiza bagiranye nyine kumwongera ati mwana wanjye uri ishema kuri nge ndetse uri umwana mwiza Disi naho ko kari munsi y'ibiraro kagatangira ko ati mama yarabimbwenda umwana mwiza nkuko avuga ngo aho umutindi yanitse ntiriva iryo joro Disi imvura ikarariga kubita hamaze guca ameza abiri umwana kirara munsi y'ibiraro wabibonye igitondo kimwe umwana agiye ahantu hamwe ajya gusyaga agize gucya sinzi ikintu yakandagira ati cyo ni giki ati ni icyuma ati ndajya kukigurisha ati nanone ya ibiro birimo nago bakingurira gusa umwana nanone yarageze kunino agera ahantu abaturage bari abandi barya kariho cyangwa se babandi bajya bita barabita abazira guhaga muri rusange niko bita hamwe abusukura shitani bagiye gukambika kuri mujye muhita ngo nabusukura shitani abana banyu batera amadaba kabihakana babana bajya ku muhanda ejo mugahura muri kubita ngo nabusukura shitani bivuga kari mwebwe bashitani muri kuyita barabana nagari bo bahitamo burabuzima gusa umwana yagiye hirya restaurant aho yirengereye akazegera igana bari kuri shikiko muri restaurant kwati bafata gucya bagahita baterura bagahita barya kumba rundi mukire wari wibere muri restaurant umuhungu nyine uri kwishakisha ubuzima bwamaze gucya mu gucamo akazageragira gucya n'umwana akamwigana akagira gucya umwana nawe akamwigana gusa ariko nanone uyagira amatsiko uno mugabo uri muri restaurant nimba umusore agira amatsiko aza kuganiza akakana arakabwira ati wakana bimeze bite aravuga agahita akajyana kuri polisi arakabwira ati rero uyu mwana naje kumbwira iwabo ambwira ko hari ahantu bita muri masterayi rero uyu mwana ngo niho yaturutse avuga ati none se mwana wabuze umudugudu turukamo cyangwa se umurenge wanyu cyangwa gitifu wanyu wabubizi imvuye nayo koza kana kimyaka 7 ntago kaba kabizi karuga ati byo nago mbiza ati okay biroroshye tubwira amazina mama wawe basi biraza ko byatworohera birangira koza ati mama wanjye yitwa mami baraza baragafotora ngo bijyane mu nyamakuru kwa kuri nyine wabonaga kera nko muri za 2000 na kangahe igihugu kiri kwibaka ukabona za ntuza yira Red Cross bayita gutera Red Cross bayita gute mu Kinyarwanda Croix Rouge aha ya Croix Rouge nyine umuryango ngo tabara imbabare uri kugenda uburangisha abantu mu magwa ati mwaburanye ababuranye n'ababugera igihugu cyari kiri kuyubaka nyine ntaho kivuye mwari muri kura ko tuvuye mwicura burindi akana baragafashe ndetse n'abandi bana bari baje kurangishwa hirya no hino babazana kunino bose babazana muri orpheline gusiza orpheline zo hanze zitandukanye nizo mu Rwanda ngiye nakoze urugendo rwo kuzisura ndabizi ko baba bari kubikabiriza nk'orpheline ahantu wabi n'ahantu hize cyane cyo kiburaho n'urukundo rwa kibye ko hari iziri prive bafite urukundo rwa kibye abana bakabogosha bakahereza ibintu by'ibanze amakuvurori y'ibiki byose umwana bamuzana kunino ndetse umwana amuzana mu bandi ndagira ukuri kirebe ndetse baje no muri refe abana batangira kwagabura ubundi orpheline bayo nka interina nyine tu ariko babarushaho
ubuziranenge amainterina orpheline aba ari nziza kuruta interina. Hakuno sasa arakana kaje kubwira ati amazina yanjye rero banyita Amita, ati rero nanjye hanga iyo orpheline na nyiziyo mincura ya kabiri, ati kubera iki, ati kuko nyine bwa mbere baransanye bibiza kurangira nyine ntorotse ndagaruka. Arambwa ati no siho iyo orpheline tuzanyemo birashoka ko umuntu yacika, ati hari umuntu wigeze kwacika, bivuga ko ubwo kavuze ngo hari umuntu hacitse siko kamubeshyaga. Aka kana karwa ati ngenda ndashaka kujya kureba mami, ndashaka kuzacika. Umunsi ku munsi abana akabaza nakuntu bakabigisha, ariko rundi mwana umeze nk'utuza akazajya kubita umutwe ku kibambasi, bakavuga ati niko kira cyane gwite kiri kudusakuriza, agahunda umutwe ku kibambasi. Isura y'umwana ntuyibagirwe, ni umwana umeze nk'utavangiye nk'uko ngo nta muryango ubura intuza. Nabo niko byagenze Disi, ndagira ukurikira urebe. Umwana yaraje araryama, iryo joro uko aka kana karyamye kakumva bagiye kureba babona abapolisi n'umuzamu baje gutwara umwe mu bana muri orpheline. Barabibona abana baricecekera, akana baragatwaye barasaze. Nagari kakandi gafite ikibazo cyo mu mutwe nakandi gusa ubwana bukaraburimba zandi muzo kwa mahoroniza ngo nitwebwe Imana ikunda kuruta abandi, kuki Imana ikunda impfubyi n'abapfakazi. Izandi mu nyine muri orpheline baba baririmba. Ngiye nakoze ubwo rugendo rwo gusura ibigo by'imfubyi byinshi cyane mu Rwanda, nahijya muri Kampala narahasuye ibigo by'imfubyi bihari. Nuko abana agakomeza ko ati inyenyeri zizaza umucyo uzabikurikira, ibintu nk'ibyo nyine inyenyeri zamanuka zifata ibisambo. Uwo mwana ntibyatinze, iryo joro yariryamiye. Bidatinze uko ibyo byose byabaye icyo gitondo, abantu bajya baza kunuma abana bahuza n'imiryango. No mu Rwanda byaraje bita ngo tubarere mu muryango program cyangwa se gucutsa program, aho abantu bakura abana muri orpheline babita ba marayika murinzi. Nawe ushaka kujya muri orpheline ugafata umwana ukavuga ku mwana ugafata umwana, leta ikwita marayika murinzi. Ndetse ari n'ibyo ni byinshi ntago twabivuga muri filime gusa, ariko yaravuze ati wa mwana we rero atwagerageje ko twashakisha aho watubwiye muri ka gace ko bita ngo nimba ari muri Genastrai, ariko twagerageje kwa twashaka iwanyu twahabuze. Ndetse twagerageje twabutanze ibinyamakuru imvaho nshya itigera hose nk'uko uzikari ikinyamakuru gikurikiranwa mu binyamakuru byo gucapa cyangwa se byandikwa by'impapuro. Bati barakurangisha ariko twabuze iwanyu. Ariko gusa nanone ntabwo uzaherenwa n'agahinda, twaje kukubona umuryango mwiza wo mu gihugu cya Australia, bemeye ko bakurukirita cyangwa se bakwadopta ukaba wajya mu muryango. Mbega tubarire mu muryango program yinaha mu Buhindi bo bayijyanye no hanze yaho nyine, ukabona bagushakiye umuntu uzagufasha akakwitaho bakakujyana nko hanze nyine ukibera mu diaspora gutya. Kakana baragiye baragafata barakabwira ati reba rero uyu mugabo n'umugore ukureba, uyu mugabo yitwa John, umugore yitwa Sue, ndetse aba batuye muri Australia. Reka nkwereke, iyi ni inzu yabo, uyu ni wa mugore nakubwiye yitwa Sue. Bakomeza kubwira ati rero kugira ugera hariya bisa ko twakwicara mu ndege, dore kandi n'ibimwira byakumiyeho. Ariko kana kataragenda kageza kuno karahindukira karabwe ati none se na mama wanjye mwamugeze avuga ko atanzi cyangwa mu mama wanjye mwaramuze koko byanyabyo. Arabwa ati twagerageje ko dushoboye kose, gusa iyo foto yigumane y'ababyeyi Sue na John bagiye kuza kwa doctor, uyifate neza uyiteho vuba cyane, turaza ko turi kugutoza kuzajya kubana nabo. Akana mbibutse hari umwana wabo kamaze kuba inshuti wa mwana witwa Amita, ndetse baje ku ruhande Amita akakana Kasaruga kamugisha inama. Amita aravuga ati muri Australia ni heza, ndetse ni benshi bajya batubwira ko iki gihugu ari cyiza, ngo umwana uvuye hano akajya muri Australia ngo abagiye kubona ubuzima bwiza burundu. Ibyo byose byaragiye biraba, umwana ugiye kumutegura ajye muri Australia. Urajya ureba ukuntu abantu baburana n'imiryango yabo. Ibyo byose byarabaye. Wa mu mama ushinzwe tubarere mu muryango yaraje toza abandi bana bagiye kujya mu muryango nyine, avuga ati mwabyana mwe rero muri orpheline ari imvugo mujya mugira mwije mwita ngo muri abadahambana, ngo muri agahugu kigenga. Izo mvugo ntago zibaho. Nugera mu muryango ugomba kuza gihugu ati umuryango igihugu cyanjye imbere, umuryango igihugu cyanjye imbere agakurikira umuryango wanjye. Niyo propaganda nyine. Mbega ugatangira ko kubatuza kuba intore, aho kugira ngo bareke bazanywa intore. Sasa kuno baratangira bavuga ati ni iki, ni fork, it's a spoon, it's salt, pipa, ibintu nk'ibyo akateza insenda, umunyu, ibintu nk'ibyo nyine batuzi ko bazajya barya bari ku meza. Bamwe bakavuga icyongereza nabi bagasekana, ariko bidatinze kakana Kasaru kagiye mu ndege. Kwa kundi bajya bavuga ngo buriya Imana yagupangiye ngo ikintu iteka ukigeraho, bagutega imitego ukayisimbuka. Urishobora guca muze mubi kugira ngo bibe igitambo cyuko Imana igiye izaguteganyiriza cyangwa se izabiri kukugororera. Utazirara uzarebe babandi bari babayeho nkawe, uvuga ati nabo babayeho nkuko nimbayeho nanjye kamba supporting, apana kuba nyirabuheri. Umwana byaje kurangira agiye mu ndege, ndagira ukurikira urebe yambutse amazi. Kwa kunabwo umuntu agiye hirya y'inyanja, koko umwana agiye hirya y'inyanja. Ndagira ukurikira urebe hakunino sasa
ndagira ukurikire umwana yaje gusanga ku kigo cy'indege yamutegereje barangije bavuga ati amazina yanjye nitwa Su uyu uriho kureba yitwa John ariko ntabwo ariko twitwa ati ungende mami ati wowe ati nanjye ndi daddy batangira kumwipresenta baravuga ati ngwino tujyane mu rugo uzahakunda ndetse bari bamuteguriye ibipupe n'ibiki byose baramubwira ati ngwino tujye mu rugo twagutegura icyumba cyawe Akana bakishime Disi hari ukuntu ubona abantu muze musanzwe bakunda abana turabazi no muri karitsiye uko umuntu akunda abana koko byahebuje nkanjye mbese nuko hakuno ku ruhande Akana barakazanye ndagira ukurikira urebe Kana bakazanye ku ruhande baratangira akabwira ati rero bayita television ibintu nk'ibyo nyine bazi kari Akana gaturitse muri za karitsiye zitwa Ndaburayi barakabwira hara rero harabahita ku beach hara ku nkombe ngo ni ku beach barakazana hakuno ati fata icyo ushaka muri firigo isanzura umwana nyine yumva ko ari bwo buzima nyine ari isanzura mu muryango ku meza ndetse umwana akaba hari umunsi ku munsi bagakomeza kumwereka urukundo akabwira ati none se icyo bakita gutate ni spoon barabigatoje nyine bagaseka tuwakuzi kuzi n'icyongereza kakishima nyine bari kugashimagiza ndagira ukurikira urebe iryo joro nanone wa mama aje hakuri ijoro rimwe ahubwo ati wa mwana waje ahantu hanyaho ntabwo uzigera wicuza ku buzima bwawe ubuzanye hamwe n'ubuzima bwacu ndetse ugiye kuzabona ubuzima bwiza sinzi niba ibyo ndi kuvuga urukunyumva ariko icyo nzi cyo nta kwicuza uzigera ugira ntuzigera ukumbura umubyeyi wawe nyawe kuko tugiye kuzagura urukundo rusabwa kugira ibyo byose bibe nyuma y'imyaka 2 byagenze nyuma y'umwaka umwe wa mwana baba bakomeje kumuhereza urukundo nta kuwamara ruko bamutoza gutwara ubwato bagakina ibiboro by'amacricket n'imikino iki ku beach ukabona yishimye n'umuryango ugate wane ukabona nyine baramwishimiye ndetse ukabona byiza ndetse bamubwiye ko hari undi mwene wabo ugiye kuza bagiye kumwadopta bakagira umuvandimwe wiwe kuko abonaga ko ari abantu bakuru kashobora kuzagira irungu abye baje ku kigo cy'indege Kanombe barongera barategereza kumbe kuza kureba bari bazanye wa mwana wari umeze nk'afite ikibazo mu mutwe muri Ruferina umwe twabonye mu kanya arangije ati reba ibyo nashushanyije ati njye nitwa Saru barambwira ati uyu umuvandimwe wawe wa mukobwa uzana abantu muri Ruferina hari ushinzwe tubarere mu muryango none unushinzwe guhita badeployinga nyine mu miryango nyine Akana Disi kaje hakunino gusa Akana kwera ibifukunyi cyangwa se ibintu byako bikajagura uburwayi bwo mu mutwe kifite bikazajya bijagura ukabona kari kwebana kari kwishwatagura kari kwirya inzara bakagafata bakagahoza kati humura bizagenda neza niba kintu ubwo ati iki cyane ubundi twazanye musubira ni cyana cyanyu yaba baramufashe umwana nyine utuze nkuko nawe wabyara umwana utuziye bajya kumurera n'ubundi baramwakira aba mama uyu mumama akazajya amajoro ari kureta umwana wanjye Disi umwana wanjye azakira guta ukabona biramuhangayikishije nyine ndagira ukurikira urebe urabona icyo buriya kuba umuntu kuvuga ngo umuntu wari umwana utari uwe ntago ari bya buri muntu ni impano umubyeyi wari wese cyangwa se umuntu avukana ntago kuba umubyeyi undi muntu buri wese apfa kubishobora oya nturese ushobora kujya kwa mushiki wawe akagufata nabi kwa mwene nyoko akagufata nabi kwa papa wawe we yashakiye undi mugore cyangwa mama we yashakiye undi mugabo akagufata nabi kurera umuntu ni impano ivukanwa n'abantu bake ntago ari buri wese upfa kubyipevera ibyo bintu ndagira ukurikira iryo joro sasa wa mwana yaje yakunino asanga wa mama ari kurira kuko wa mwana wari umeze nk'afite ikibazo mu mutwe yararaga muriza akaba ati uceceka mama byose zagenda neza ati koko ati ariko ntago ndi kurira kakamuhanagura amarira kakamuyambira Disi uyu mama kumva nawe aratuje kumbe ndagira ukurikira urebe ibyo byose nubwo byaje kwa byaba uyu nawe yaje kuno nyuma y'imyaka 20 byose byarabaye mbibutse harciyo umwaka umwe uramwana afite imyaka 7 ahita kubita imyaka 8 ubu ngo amaze guca imyaka 20 umwana amaze kubita imyaka 28 sinzi nimbura kumva icyo kintu ndakwinginze nimbura ukona koko akagasona gakunze nyaboneka wowe udusigira igitekerezo kandi nanone nimbushaka izina ryako unyandikire kuri izo nimero kureba hasi ndakaguhereza Agasobane karimo amajwi ndetse nta kibazo humura ndagira ukurikira urebe sasa kurino uyu nguyu nibwo yese tangira aravuga ati okay rero hari ikintu nshaka kuba nakubwira ati ni giki ati mva ndabizi ko tuzagukumbura wishaka kwimahoraniza tubwira ngo urabona ngo biki oya tuzagukumbura kuko ugiye kujyana kure yacu ariko nanone bihora birwaniriye kumba umwana yaragiye ariga wa mwana woro ku muhanda wirwanaga nazanzererezi bamwita Marine yaragiye abona umuryango nka Dr ariga baho neza ndetse araminuza ubu ngubu noneho agiye ko degree imwemera ko yajya gukora icyo bita agiye gukomeza degree mu byo bita hotel management ndagira ukurikire nyuma y'imyaka ingahe nyuma y'imyaka 20 ubu turi muri 2008 kandi
twatangiye filime yacu ari mu gihe 1986 naye ngo gabanye 2008 ubwo urakuramo 1986. Sasa uyu nguyu nibwo yahise avuga ati umva wa mwana ibyo uri kuvuga ndabyumva pe, ibyo uri Rwanda byumva gusa ariko natwe ntago byari byoroshye, wakoze bwabaga mwana frustration ugerageza kudutera ishema, none urangije kwiga, none ugiye no gukomeza no kuba no kumetiriza mu bintu bya hotel management. Ati yego rwose nta kibazo. Cyase ndagira ukurikira ibi ibyo byose kimara kuba umwana nta handi hantu yese yerekera bita muri Talismania niho umwana yese yerekera. Ndagira ukurikira yagiye yita komereza amashuri yiwe. Umwana yaje hakunino uyu mwana gusa ndongera kumwita umwana amaze kuba umugabo ntagakira umwana. Ibyo byarabaye. Ndagira ukurikira urebe uyu musore yaje hakunino. Sasa hari inzu yajiho mu gikari cya yanzu Niwabo, yaje inyuma ajya kureba muvandimwe we wirwarire ufite ikibazo cyo mu mutwe Disi, aza hakuna inyuma. Ndagira ukurikira ibi yasanze muvandimwe ari ati muvandi harya ngo ugiye kuminuriza hehera ngibyo ni ibiki bambwiye ngo ugiye kujya kwiga, aravuga ati ngiye kwiga ibintu nyine ngiye kuminuza, ngiye kumetiriza ibintu bya hotel management nibyo ngiyemo. Urabona imyaka imaze kwicuma. Ati ndabizi warize neza cyane, atari kusimaho ntigeze nza muri graduation yawe se shaho atoya. Ati impamvu ro ntaje muri graduation yawe nawe uzayitekerezo umenye byari byo. Ariko akamubwira afite ikantu kumujinya bitewe n'ikibazo wenda runaka ashobora kuba afite mu mutwe. Uyu musore aratinya yitegendera. Barakwereka turacyari muri 2008. Uyu musore yise akomeza amasomo yiwe, agiye kujya muri za kamino kujya kumetiriza mu bya hotel management. Sasa bakomeza kubabwira ati nanone ibingibi ntituzajye tubibigisha ngo nuko mujye mwirata ngo mwametirije muri ibi bintu, mujye mufata inzozi muzigira impamo. Ndetse ibyo byose birangiye bamwe mu banyeshuri bahise batangira gutandukana, gusaba bakora akagoroba k'ababyeyi bariko twabibyita sinzi. Umwe mu banyeshuri bakunino witwa Rusi atangira ko ati ngiye impamvu nahisemo bino bya hotel management no kugira ngo nimetirize mu bintu bya hospitality. Abantu bari hanze murabizi ibyo bintu nabo mwize ngo food process agene ko karinari namwe ibyo bintu murabizi neza cyane, twarize neza kandi noneho nuko uyora ati none se weho waje uturutse he? Wa musore atangira kumuza ati wowe nawe tubwire ese undi wo waje uturutse he? Musore atangira kubwira ati nanjye naje nturutseho bita muri kari jiguta hahandi muri ya oruferi, naho ya oruferi najya giba pasi hano gira man hati handi ya oruferi najya giba ngira ngo murabyibuka. Sasa byihorere. Sasa ndagira ukuri kirebe baratangira ngo ati none se aho ngaho tubwire basi ubuzima bw'ingiye mu Buhindi byagenze bitarwa gatoya nabyadanje nzambe babwira nyuma. Bakomeza gutera story nk'abana bigana bisanzwe. Sasa umukobwa Rusi ari ku ruhande na wa musore bari gutaha inzu ukuntu bari we kugenda umwe ifite igicupa kiwe batangiye gukina imikino kiboyi nibwo kigera muri kaminuza. Ariko we n'uyu mukobwa Rusi batangiye kuzajya biyumvamo, atangiye kwikunda agakobwa k'akazungu nyine. Bari bateguye ibintu byo bita house party kwa kuri nyine ubusanga hari hanze inzoga nyine kujya mu kabari babihenze. Ngira ngo n'abana bari muri Amerika Frank ndagusuje muvandimwe ibyo bintu bajya babivuga ngo kujya kugora mu kabari birahenze shaho utazajya n'umuntu ngafite icupa ry'ihumbi ngo amadolari ngo 50 ngo agutungure ntago yajya kuri mwera mu kabari ntibazajye badukanga. Nanjye nyisobaniye hano ndi mu Bubirigi ariko sinatinyuka kujya mu kabari. Cyaka umukobwa w'umunyarwanda ufite umutima ufite gahunda nyisobaniye ndi mu Bubirigi. Sasa ndagira ukurikire abatangiye kumubwira ati imana imeze bite? Ati wari utangiye kutubwira ubuzima bw'iwanyu. Ati ubundi bibi byari imeze bite? Aravuga ati nabwiye ko ntuka muri karikuta. Atari ko muri karikuta atangira ku kuzima bw'iwabo ati nzababwira ibyiyongiye. Yashaka kuno mu gikoni yitegereje mu gikoni ahita byabira ajya abwira mukuru engaze mugura wundi mukuru we yitwa Guru. Yabwiraga mukuru we ati ugomba kuzangurira ibira. Uyu rero mbwashaka kuno sasa yagize gutya agihumurize kuri cyakira akirumaho wa musore itatangira kurira. Wa mukobwa Rusaza hakunira ngo ati sheri bimeze bite? Batangiye gukundana n'abandi baraza ati kuko turi kubona uri kurya ibirahukarira nibiki wamugaye baze ko umuntu umugabo nka cya DJ nkomeje kimwe mujya mubona kunuza kuri za TikTok nyine ngo nkomeje pasi kuko ubona kiri kurya ibiraha kikarira nyine tugatahana harimo ikibazo tu. Sasa ndagira ukuri kirebe abitatangira kubabwira ibibazo uko byagenze uko mukuru we nuko baburanye byose. Abandi bamugira inama taje ibyo bita Google Map. Google Map ni uburyo ushobora kujya ahantu wenda wari usanzwe uhaze kako kantu nanjye ntagakoresheje we bira bintu byari biki. Kadukomeze na filime yacu. Akomeza kubabwira ati
ati gute ati bakomeza kubimubwira nyine uko byagenze byose akomeza kubabwira uko byagenze rwo ati biroroshye ushobora kujya muri Google Map natwe twagufasha tukaza kuba twagufasha gushaka iwanyu. Aravuga ati oya ibyo mubyihoreye gusa yumva biri kumwibutsa hahise bikamushengura umutima. Abandi bamubwira ati oya ibyo nta birenze twagufasha turabavandimwe. Ati abantu benshi urabanye n'imiryango yabo hari ukuntu iyo bakoresheje uriya system bita Google Map bashobora kongera kujya kubona n'imiryango yabo, ariko ko ari kubimubwira ko akunda kuvuga ngo umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Harababuza ngo mwana nguze ubwenge, oya umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Sasa akagakobwa ka Rusina ko kumva n'ingingo ari kumubwira ndetse kumusana process byacamo n'ukuntu ko Google Map isigaye yerekana nyine ibiboro by'inuza yerekana ibintu by'amafoto n'imihanda murabiza abayikoresha ko musigaye mubibona n'ifoto usigaye uploading agatakubwira ngo ifoto afotorana. Sasa uyu nguyu nibwaje ku ruhande atangira kugana n'uyu mukobwa agati ubuzima uri gucamo ndabwumva gusa nanjye nago binyoroheye papa wanjye nubwo tubana afite ikibazo nawe kuva mama wanjye yapfa papa wanjye yaheranwe n'agahinda ndetse ubu ngubu nanjye mbameze nko ndi nyakamwe, ariko ubwo nakongeje mu buzima bwanjye byibuze ndabishimira kuko natangiye kwishima. Umusore ati okay koko sati nuko nyine bakomeza gutera brage zabo ndetse uko bakomeje kuzajya bakundana then ibyo muri kaminuza ubundi ukundana na sheri murabana niyo mpamvu burabye ngo cya DJ Pachazo ishagaho kugira ngo nk'umukobwa warangije kaminuza ngo wizabayo shango najya gutwara wa undi wirangije trokome ngo abari umugore mu banderega kandi aho sibyo ntabwo bari bose cyane cyane nkawe nimba warangije kaminuza nzi kutameze nkabo ntugasekwe. Sasa kunino uko uyu nguyu yaryamye agatangira kwibuka mama wiwe aho yamusangaga mu birombe bari gucukura amabuye ngo batondeke ibiboro byo bita masteri y'amabuye. Ubwo ni bituratuntu tw'amabuye turatuntu bagenda bafata amabuye ya masteri nyine foda y'amabuye bayita agasteri. Sasa uyu bikamwanga mu mutwe agakomeza kwibaza ubuzima mama yababayemo muri umuna we mukuru yababayemo azakuno ku mashini. Sasa araza arareba sasa atangira kuzuminga muri Google Map arazuminga neza arakomeza arazuminga ati wabona mbonye wacu mwokagira imana mwe agugira gutya arakomeza arazuminga. Bamubwiye ngo uriwe nawe ushobora kuri iyo ngibwo tamasindwa kugira ngo Rwanda ngo nta kigenda ngo ibintu ngo byara oya wikumva abo bantu umva ngiye ubikubwiye kuko ejo mperutse ntaraza kuhisona hano mu hajye navuze ko ndi mu cyegiho hano ntaraza muri Belgium aho nari mwumva twebwe tuba nahavuye ejo mu gitondo nibwo nagera nahakirima shamana twikomereza mujye mubibaza bari ibwami naho urumva abantu birirwa bavuga ngo turanenga oya njya no kubashima. Sasa ndagira ukurikira ku ruhande uyu nibwo yaje kuno aragenda arakomeza yitegereje atangira kwibuka cya kiraro by'iboro by'ibiterine byabaga hejuru bimeze ukuntu nk'ibitanka noneho uko yagomezaga gukora ibyo bintu byose ntiyaryamaga ariko rusakaza kumura ati baby twiryamire ndagira ukurikira ibyo byose byaragiye biraba ndetse filime yacu irakomeza kujya mbere nkubwira ko nyuma akagasobanura ndakongera n'akandi gasobanuye humura ndacyahari. Sasa batwereka ko nino uyu ubwo yararyamye ndagira ukurikira byagenze bite. Ubwo yararyamye uyu mukobwa nibwo yise amuzana hakunino arambwira ati ngure tujye gutembera kugira umukobwa amahoronize uyu musore yaramuzanye ngo bajye gutembera biruke abaruhuke nyine kuko ari gutekereza iby'iwabo byibuze biraza kumuruhura. Baza hejuru ahangaha ariko umusore ukabona yibereye kure mu bitekerezo ukabona ari kure mbari yareba yigira agatangira kwimagina mukure wo bita Gudu ntari ajya yitwa Gudu cyanda babeshye yitwa Gudu yitwa Gudu Gudu naho ariko yibereye. Sasa uyu mukobwa arabibona ko uyu musore kari kure uyu gatinye gutekereza atari ko se uraramutse ari Gudu. Bakomeza kubana muri ubwo buzima ariko biza kurangira afasha umukobwa Rusi ajya kumupresenta wabo bamwereka amafoto ya Kasaruka kirakana ibikombe kagiye gatsindira ku ishuri amadebate club kagiye gatsindamo urana nkomeje mu ba DJ bitwaye neza umuntu watangaga na yejo heza cyo kuzura mu DJ abantu bose bavuga ati DJ nkomeje Pacific mu mukurikirana uri muntu kuri we ntuza asiga koresha na live mujye mu bijyaho abo dusobanuye kwa danje narabibonye kuntu abakobwa bavuze ngo sheri ngo duhe nakandi ibikobwa bivuga ngo babakanda gake. Sasa kadukomeza hakuno sasa uyakomeza kukuntu mwana ngari wamutoje yamucyaje ubwenge kugera nyina mukundisha n'ishuri amuhindanga agaciro n'uburere kandi koko nibyo buriya nanjye nemera ko umama wawe wanyawe nuwakoreze kuruta wakubyaye kuko baravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Sasa uyu nawe urukona katera kuno mu bitekerezo ari kure na cya gikuru cye umwe wo babanye muri oferina ariko mu muryango hakuno ni mukuru wenyine ufite ikibazo ahubwo ati meze bite mwana usigo ufite na sherisi uyu ntumubaze by'abasherisi inza bari kure cyane ababona ari nko muri za demerisi kumbuke. Sasa kunyo sasa
ndagira ukurikire bari ku meza ugira ngo atuwa mukobwa we umwana wacu ntitwigeze tumubabaza ntitwigeze dutuma yicuza mu buzima bwe uzamubera umwana mwiza ariko uyu nguyu akamunenga uyu akamera nk'ari kwikubita gutyo ukuntu mbibutse ifite n'ikibazo ukuntu baravuga ati mumureke uyu mumama azi ukuntu ajya amuturisha nyine yamwakiriye uko ari nyina abana bose bakunda kimwe ndagira ukurikire rebe ibyo byose nubwo byaje kuba byaba n'ubundi baravuga ngo akaryoshye nigahura mwitama byagenze bite sasa ibi byose wa mukobwa Rusi ari kubirebera muri uyu muryango Rusi ko ibyo byose byari biri kuba yaje hakurino none iryo joro atahana na sheri we bajya kwiryamira bisanzwe ariko uyu musore agatangira kuyibuka yibuka imihanda yibuka aho yavuye bavuga ngo utazi yava ntamenye yajya iryo joro arongera asubira kuri Google Map ngo ajye kugugaringa rebe ibyari byo ariko Rusi araza aravuga ati baby ntago waryamye agakobwa kamuca mu ijambo kamujyana muri bya birori bita zasunda mami zasunda dadi ariko umusore ukabona kari kure mu bitekerezo ibirori birakomeza biraba byasunda mami sunda dadi uyu akahita abona biri kure akavuga baby ariko si wowe wayiki ntago ndi kukubona baby ndagukumbuye ese nkumbuye kuba kuri waravuga ati umva Rusi ibi ngiye ntago nshaka ko tuvugana ati biki ati ndi kure mu bitekerezo ndeka aka kanya nyine kwa ngiye nyine Rusi aravuga ati uri umukunzi wanjye uri umugabo wanjye urukundo rwanjye ubuzima bwanjye nyine ko tuba turi kumwe umukobwa yaravuga ati yarekane igenda kubera iki ati ariko ntago uri kubyumva mbayeho inandi mu buzima bwanyu mwebwe bwiza ariko mama aracyari mu ishyamba ari muri kiriya gihuru muri iriya karitsiye yandaburaye abayeho nabi mukuru wanjye buri munsi ku munsi irwa ibirenge byahiye ari kunshakisha yarambuze mama wanjye nawe wabona yirirwa arira mushiki wanjye bita Shakira nawe wabona nuko bimeze ntiwongeye ngo ndi kwinezeza ngo najye muri za house party ibyo bintu ntago mbishaka ibi birori bibera mu mago ntago mbishaka binyibagize uwundi we ndashaka kuba ngewe ati norashaka kuki ati ngiye mbanje atoya ati udatinyuka ariko ngo ntera umugongo ati umva umuhungu arigendera nta mwanya afite ndagira ukurikire urebe sasa barakwereka ku ruhande wa musore yaje hakunino ibyo byose byarabaye ajya mu nzu ya wenyine mu nzu ye iwabo bari baramuhaye yaje mu nzu ya wenyine atangiye gukora ubushakashatsi biranga akimagina mukuru we aho ashobora kuba ari bikamucanga sasa aza ku ibici ukari kuza ku ibici cyangwa se ku nani ku nkombe y'ikivu agahita fotora iwabo ko hari amezi ko yagiye iwabo ko hari amezi aravuga ati ariko ngiye iwacu nahibuka buriya nagwa wahibuka nanjye nigeze kujya iwacu nkavuga ngo we muri peyizana ni bakatuye umuntu nuwo kubwaha naye mvuze mu perezida nuwo kubwa wa mu perezida wa kera ibintu bikiri muri francophone nose muri orthopedi ngo byabaye RDB nkavuga mana yanjye ibi ni ibiki atari ko we ntiwabona bura yarafite nk'imbunda turutse iyo ngiyo ntangira kugira ubwoba da nanjye ne narabuza abacu ariko byarangiye mpamenye ndavuga ati muze mu Rwanda na amahoro igihugu ni icyatsi sasa ndagira ukurikire urebe umusore nigeze aruhuka yaje hakurino ndagira ukurikira urebe sasa hakuno yaraje agakomeza gukurikirana kuri map bikanga akara muri ya system abwiye ngo ushora kureba waturutse agahita imagine mama uko bimeze agahita imagine cya kivu kiwawe nkuko natwe ku Gisenyi twanyuraga arahahoze ari ingoro haramutse kuntuza mutse ko badahogora haramutse kuri centre de jeune ajya ni centre culturel hasi house ingoro tukabweka tujya koga ku kivu duturutse kiriziya za hehe za mweya ibyana by'abakire tubitera inkonji sasa kuri no wa mupapa mureze yaraje arakomanga aravuga ati mama wawe amaze igihe atakubona ubwo ni wa mu mama su wa mureze Jori ni waje gukomanga nubwo ati twarakuza mwana we atuzagerageza ugaruke muhira turagukumbuye tumaze igihe tutakubona dukene no kuganira nawe ndetse dukene no gukongera gusangira nawe ariko twarakuze sasa umusore umunsi umwe yirigiye muri restaurant ari hakuno itabona umwana uri gusyaga ibiryo byasagutse bya biryo bita ngo ni roko bira biryo byihoreresha ababiriye ku Gisenyi bita kwa Daniel ndabasuhuje najyaga mbona bari abana nkwate mana yanjye ubuzima ntabwo nakwiheba koko ubuzima burarutana abona abo bana nkwate koko bana ndinze biriya sasa ibyo byarabaye aza kuganiza umukobwa Rusi aramubwira ati Rusi ubu igisigaye ndi gupanga ukuntu nazasubira iwacu ngomba kujya gushaka gudu nkashaka Shakira mushiki wanjye nkajya kureba na mama wanjye wabona barambuze nabo barambuze aravuga ati none se koko baragushakishije aravuga ati naye ndi muto wo ntabwo wabyumva sheri nkeneye kujya mu rugo ndagira ukurikire ibi byose byarabaye ariko Rusi ari kubona ari guhomba ari kubuhombuye umuhungu ari kubona nyine ko uyu mungu atangiye kumucika yari yitomboreye ingoma mu giteme nuko iryo joro Disi baryamye aravuga ati sheri koko uzakomeza unkunde arahaguruka mu gihe joro ati baby bizakomeza ati koko sati ntagara kari mikeza bizakomeza ibyo byose byarabaye
maze agatangira kwibuka ijoro rimwe ubwo yabaga ari kuvugana nande, ubwo yabaga ari kuvuga akibuka mama yari yatakaga mukora ati ugomba kuzajya uraba umwana hafi, umwana agize ikibazo byagenda bite, ibuka ko nyine na mukuru we bahoraga bamuhangayikiye. Sasa yaje hakuno aza hakunareba Rusi, ndagira ukuri kirebe, yaje hakunareba Rusi avuga ati Rusi ndabona ko ubu iki ibintu bitameze neza, ariko nanone ni Rusi ni mama we, yaje hakunareba mama we avuga ati wa mwana twarakomeje turagushakisha maze igihe ntakubona narakubuze nanjye bwanjye umutima wanjye uratengushwe, ese nzabigenze nte, ese koko ni iki kiri kugutuma uhuga cyangwa se uba busy bigeza hakuno, ese urashaka kumbwira iki mwana wanjye, ni iki wowe byibuze wakagombye kuba warambwiye utambwiye, bimbwire ndi mama we niteguye kuba nakumva. Umwana wari kwitegura kujya kureba nde, umwana ari kwitegura kuba yajya kureba iwabo, ariko nyamara abamureze bo bari kuvuga ati umwana wacu twiteguye ko twakumva isaha ku isaha, basi tubwire nicyo ushaka tukimenye, ndagira ukurikira urebe. Saru gusa nawe yarabibonye ko amaze iminsi ariko abaza uyu mumama, arambwira ati umbabarire, ati icyo ndi gukora ndimo ndahiga mu rugo, ndimo ndashaka mu rugo iwacu. Uyu mumama ati uza kubimbwira ntago nindanga kugushigikira, ariko Saru umunsi ku munsi akomeje gutekereza iwabo, barakwereka Disi akimagina mama we ari uko na mama ashobora kuba ameze, agatangira kwimagina ati ni mu ishyamba se niye, bikamucanga. Iryo joro umusore yaragarutse, ndagira ukurikira urebe, yaragarutse araza akomeza gukurikiza mapa, akareba kuri mapa uko bimeze, nanone agahita yifashisha mudasobwa biri kumucanga, agahita wete ko si ibintu bizambera gute, aho ni nabonye ndiko natari mu rugo kuko ari ahantu nago ndi kuhibuka. Araza scrollinga ajya muri Google aravuga ati se ibi bintu bya Google ubundi bambwiye nibyo, kamere nko ndi kuzenguruka inyuma y'Ubuhindi cyangwa se ku nkengero z'igihugu cy'Ubuhindi, ngende ndi kureba aragenda ari kumanuka, arascrollinga arakomeza aramanuka, aravuga ati ko ariko kose ni muri aka gace, ariko se namenya ari he, asubiza inyuma aterekana ngere nsubire mu basi ntago nacika urutege, arongera zuminga map ubundi bushya, arongera arareba yibuka muri ka gace, aravuga ati nimba naramaze iminsi 3 muri gare ya moshi, amajoro 3 muri gare ya moshi, bivuga ko cyora kwa naje kurino, dore muri ya misozi kwa turi kureba. Umusore atangira kuzuminga arikanga ati ego komana ibi ni biki, agize gutya atangira kuzuminga ahantu ameze gutya, yibuka neza dutangira filime cyagiye kari gukina n'ibinyugunyugu filime igitangira, yibuka kari hano kari Disi gatangira kubyuka ati aha niho laptop ayivana noneho kunuza ayivana ku meza, arayiyegereza kubira ati aha kagira inkuru rero, ndagira ukurikira urebe. Umusore yaje hakurino bamwise ngo ni Saru, bimeze bite, agenda kurikirana imihanda y'iwabo, aragenda yikurikirana uko byabaga bimeze, aho agize hakunino aribuka ko hano hahoze ari ikiraro, usibye n'ikiraro akomeza aravuga ati aha niho mu rugo niho nanyuraga njye na mukuru wanjye. Ahita avuga ijambo ngo mama, niryo jambo yise avuga nyimyaka 25. Umwana yaraburiwe irengero, atangiye kuvuga ko kuri cya kiraro kariho yabaga aryamye kuri mukuru wiwe bari ku beach, yibuka nanone igisima cyabaga gihari cya plage, bajya birabisima byita plage, cya gisima yicaragaho gifata amazi wagira nayidamu kuntu. Sasa za kurino agatangira kuka kiri muto umuhanda anyuragamo, atangira kubyibuka kuri Google Map, ibi bintu urabikora ukibuka hari wanyu, upfa kuvuga ngo komine runaka nawe waraburiwe irengero turawe gugira gufasha. Agira gutya akomeza arashaka kumba, agakomeza kuko yagiye yendaga muri quartier ziwabo avuye guhiga, ararira bati yo mama ndaje, mama ngomba kukubona, hashize imyaka myinshi cyane ko ngomba kukubona. Akibuka muri ya quartier iwabo bita Ndaburayi, akibuka ko abaga ari gukatakata mu maveni, akana kagiye gafite imyaka 5 cyangwa 7 gutyo, arakomeza aragenda umusore akazajya scrollinga, arakomeza aravuga ati iyo ugeze hano uba ugeze mu rugo, niyo mpamvu ngomba kujya kureba mama. Iryo joro yise zakuna komangira Sara, iryo joro yaje hakuna, sorry ntago ari Sara ni Rusi, yaje hakuna komangira Rusi arebye ahita abona ni sheri wiwe, ati nibiki, aturabizi I found home, none namaze kubona mu rugo, nabonye muhira. Ati koko satego rwose nibyo, iyi minsi maze mu rugo barambuze, cyangwa se baba Su na John babandi bamureze b'abazungu baramubuze. Ati ibi byo ndi gukora byatanze umusaruro. Yaraje bibwira Su ari wa mugore wamureze, mugore wa John, ababwira ko abonye mu rugo ndetse ko yiteguye kujya konana Niwabo. Aba nk'ababyi bamureze kandi bamukunda baramushigikiye, burumubwira ati genda ujye korera mama wawe, genda ujye kureba amarira mama wawe karaza gutemba ku maso ku matama hiwe, namara kuba yakubona
umwana ndetse ngo yamugisha ngo y'amahirwe ndetse bose bamuhaye imigisha n'amahirwe. Umwana afashe indege yese afata Rwanda ya direct agomba kujya kureba iwabo. Yaburanye na mama wiwe agifite imyaka 5 guki 6 7 gutyo. Umwana atangira kwibuka uko yageze hakuno none wa musore arabyibuka ubw'ijoro rya gatatu ko yari kugenda akahita abona ageze ahantu mu bishanga. Nkuko kera twajyaga Gisharo tugaciza Kinyando ukabona ni munana mu bishanga mu mashyamba. Si maheruka ubwo maheruka muri 2001. Sasa ndagira ukurikira urebe. Barakweka amaze kugera muri 2012 ibaze kuva muri 2000 na kombye muri 2000 na mu 1986 tugeze muri 2000 na kangahe 2012 ibaze. Ariko sasa ndagira ukurikira urebe hakuno uyu yaje hakuno akodesha hoteli akararamo mu gitondo bucyari kujya gushaka iwabo muri ya karitsiye iwabo muri Zandaburayi. Agera kuri cya kiraro yibuka ko kino kiraro yajyaga kinyura kiri Akana. Arakomeza imbere aha murabizi kakana kari kuza kari kwiruka murabizi kagashyamba bacaga mavuye gusyaga amakara murakibuka. Ndagira ukurikira urebe yaje hakuno sasa arakomeza muri karitsiye akomeje muri karitsiye amona nta cyahindutse n'ubundi niko bahahoze ameze. Akomeza imbere n'ubundi ari kwibuka uko yacaga kiri umwana aravuga ati mana yanjye mu rugo nta cyahindutse. Akomeza imbere urebe yikomereza imbere ageze hakuno sasa ahitegera hakuno ngo ati aha niho mu rugo icyo yasanze cyarahindutseho ubuntu cyaba cyo koze none basigaye boroye nimba ya matihene cyangwa se amata y'ihene bayakamira ikisinzi ahita abona cyo koze biteje imbere gira ihene muhinde yabagezeho aravuga ati none se ko mbona yacu yarabaye amatongo nabaze ndi nareka ndi byaramucanze yo akirangaha yaje kuvuga icyongereza ati muraho ati nandi kugira mbabaze abari batuye hakurino uyu muntu yamwumva ahita aza gitifu cyangwa se katumwite nyumba 10 aravuga ati muraho yego ati ndi gushaka no bari batuye hakurino uyu mu gitifu cyangwa nyumba 10 akavuga icyongereza ari gusondeka bya bindi nyine byo kurenzaho. Akomeza kubwira ati mwihangane ati rero ati nago ndi wina ariko buretse gato wa mu gitifu arigenda bati uriya mugabo siko mbona nawagiye nibiki sasa. Bikomeza kumucanga aramusinyira ati ngwina hano nkwerekesha mwari mutuyana ati none se ati mwaze ngo tuyakurino sinzi yahise amuzana kurino hari umuntu yamuhuje nawe uyageze hakuno wa musore akimara kugeraho yaramuzanye ngahure n'uwo muntu yari kanzi. Yabonye abagore benshi batondekanye baje hakuno barenga nka 5 8 barenga 10 abona bari kuzeta bati urani mama we ninde ndagira ukurikira urebe atoga ati mama niryo jambo yavuze kumbe dene wa mugore kamura wa mugore Disi wabaguru mu bukumi bw'abaguru urugutondeka nuza amabuye ati mwana wanjye ni wowe Saru ni wowe batiye rwose ariko ngene kuvuga mu gihindi kandi umwana rero muri Australia azi icyongereza nagazi igihindi akavuga ati mwana wanjye narakubuze bwanyuma na nyuma mama n'umwana barongeye barabonana ariko akakubuza ati none se gudu ari hehe nyina ntabyumve kuko ari kuvuga mu gihindi nako mu cyongereza kandi nyina yumva igihinde gusa ntiyizi ati gudu none se gudu yabari uyu akamusubiza mu gihindi nanjye ibintu ntari kumva mu gihindi akamusubiza byinshi bakishima bagaseka. Akomeza ko ati mama gudu akavuga ijambo gudu nyine gutya gusa nyine akamwereza ikimenyetso ariko nayimenye yavuga gudu mama ahitarakara cyane ahita amusemura ati gudu ntabwo akiri mu isi y'abazima. Ndagira ukurikira ati ngo guki ati gudu mukuru wawe yarapfuye niyo nkuru yasanze abo kandi yahoraga ngahitsa avuga ati dibuze gudu ibirenge byarahiye wawe bimara ari kunshaka imyaka 25 yose none gudu Disi ngo yitabye Imana gudu yarapfuye. Ibi ni ibiki Banyarwanda? Ndagira ukurikira urebe sasa baramukomeje ibyo byose byaragiye biraba nkuko bavuga ko aryoshye ni gahura mwita amabonye umuryango kumbe hari undi nyina yaje akora ati uyu ni wa mushiki wa indi kakana kashakira ati Shakira kakana kari gato bavuga ati mujye mureba umwana kashakira ko Disi karacyari kazima. Umuryango warongera urahura abaturage barishima ati uwo mwana warabuze imyaka 25 uyu mugore Disi ngo ntiyari yarabuze ibyiringiro ngo yajyaga abwira abaturage ngo uyu mwana wanjye ndabizi kazagaruka nyamara uyu ko ari kuyambira na kibuka kuko gudu yamutwaraga ku igari bagiye gusyaga wa munsi ubwo bari kugenda uyu musore yakuno sasa yarongeye ajya kurara muri hoteli. Umunsi ukurikiye yaragarutse atembera karitsiye abona uko babaga bari gukina muri ya karitsiye n'ubundi yandaburaye niko bameze ariko ahamagara ababyeyi arababwira ati nabonanye na mama wanjye gusa mukuru wanjye we yarapfuye mushiki wanjye nawe namubonye
gusa ariko ndishimye mama wanjye yishimye ndetse yanabashimiye n'ababyeyi bamureze Su na John bo babazungu bo muri Australia barishimye cyane. Akomeza gutembera karitsiye, uko ari gutembera karitsiye ageze kuno agera muri wa muhanda wa gari ya moshi. Uyu muhanda ari kuwibuka neza cyane, ubwo abagari hakuri no gudore kubwira ati ngwino hano wagipetiwe gudu dore nguyu gudu witabye Imana kera akubwira ati ngwino hano wagipetiwe, agahita abona gudore kubwira ati ngwino tugende, ariko ngwino tugende nawe akagira gucya Disi nkari kumukurikira muri wa muhanda, agatangira kuko ibyo gudu yabaga ari gukora nawe agahita afotora muri bwa buzima arabanye na gudu, bwa buzima bwa kera gudu ataritaba Imana, ariko byibuze umuryango wongera asubirana. Disi ndagira ukurikira urebe. Ndetse mbere kugira filime irangire banditse amagambo ariko ngo uyu mugore we wabonye mama wa Saru na gudu ngo ntigeze yimuka muri iriya karitsiye, ngo kuko yavugaga ngo ntabwo ngomba kwimuka kugira ngo umwana wanjye nazaje kunshaka cyangwa se nazaje gushaka iwabo atazambura njye na tukongera tukaburana ubugira kabiri. Ndetse nanone ngo ubwibyo byabaga wese abona nk'ari igitangaza cya danje cyabaye nk'ari nkuba ikubise umurabyo ukamugarurira umwana we. Ikindi cya nyuma yasoreje yahise avuga ngo nubwo ibyo byose byabaye ngo ariko icyo mutigeze menya kuri gudu ngo ryaje rukumbe yabisiza bwe Kasaru akakari umuneke ngo uguma ngaho ndaje ngo ageze imbere garamoshira mugonga ngo yahise apfa ririya joro, ngo gudu ntigeze ari ngariya, ntigeze nawe avuga ngo wenda ngo yarakuze ngakora oya, ibibwe byahise birangira hariya. Ndetse bari kukubwira ngo iyi ni inkuru y'ubuzima bwabaye bya nyabyo yabayeho mu 1986 ndetse ubuzima bwabayeho ngo na n'ubu iyi saa turi kuvugana gutya ngo hari abantu benshi bakibana n'imiryango yabo. Reka nkongere kano gasobanuye kanizere ko karaza kugushimisha wowe n'abawe. Ndaje rakagaruka neza kuri ABELLO. Dutangiranye Brian na Jimmy, ndagira ukurikire umva amagambo. Bari bavuye kwiba umunsi umwe cyangwa se igitondo kimwe ahantu hamwe, maze uyu musore muri kureba witwa Jimmy maze witwa Brian aravuga ati uretse gato uriya mugore ko tuvuye kumwiba nkabamona ari kudukurikire kuduhamagara ngo turetse ari kuduhamagara iki. Jimmy aravuga ati tugende, wabona arakari mikeze kutubwira kugira polisi dufate. Wa mugore wambaye neza aravuga ati nakosore wambaye ukuri. Uyu mugore wambaye ukuri aravuga ati wimuretse kugenda ibise kuki mutabitwaye na hano ari mandi mafaranga. Baravuga ati tujye kwafata se ati katupfe kujya kuyafata wana. Uyu aravuga ati duri ngaho amafaranga byabirara bitabiye mushamuza birigendera. Uyu mugore avuga ati mwigendere mutware byose nta kibazo, ati nubundi arega ndi mu bapfa nubundi ngende gupfa ndagiye. Maze uyu yagiye kugenda ngo atari kumvisha ijambo uriya mugore avuze ati niye jambo ati ngari mu bapfa. Uyu mugore nyamara abona tugiye ku umuntu akaba agiye gupfa cyangwa se akaba ari demoni iwabo cyangwa se za karande zo zabasigiye amafaranga. Aya mafaranga waburetse ntituyatware. Maze uyu musore kugira amarangamutima cyangwa se uyu mugabo witwa Jimmy aravuga ati ngende kumva amafaranga tutayatwara. Burana avuga ati ngwino dusoke tugende. Bataragenda ari imodoka nziza yaragiye kubagonga ibafungira oferi. Maze uri mu modoka arabatuka ati mwabigora kimwe. Uyu Burana agiye kubonamo imbunda, uyu Jimmy aravuga ati wivanamo imbunda bihoreye bagende. Aravuga ati sheri nagakobwa karano kitwa Karesa ati bihorere abakene ni kuri abamaye abakene nta dini bagira. Uyu aravuga ati wirakara udatiza rwa serira haraturacitse reka ubwo tuwacitse polisi tadukurikira katwikomereza. Uyu ngo aravuga ati umfashe urabizi gahunda nyene dufitanye urayizi genda ujye mu rugo ujye kuzana amafaranga numara kuza bayitangwa n'amafaranga abakobwa amafaranga bayitangwa n'amafaranga numara kujya kuzana amafaranga ubwo tureta tujya kurya isi tujye kurya ubuzima nyine umpena yanjye nyine ya weekend. Maze umugabo ahita azakoninjira mu gipangu cye kindi kivuye kwibwamo n'abajura babiri aribo Jimmy na Brian, nawe yinjira hakuno wagira ngo nuwo muri iki gipangu. Maze uyu ngaravuga ati ubonye ukura mugabo arujye kutugonga nje mwakera gipangu. Brian uri hari inyuma aravuga ati none si byo bihuriye natwe katwigenda amafaranga twashakaga twabonye. Maze Jimmy n'umutima mwiza aravuga ati uriya mugore atubwiye ijambo rikomeye yavuze ko ashobora no kwicwa cyangwa se kwipfiramo, waretse tugasubira inyuma tukajya kumutabara. Aravuga ati ngende uraza kunsanga handi duhurire tumaze kwiba nge ntago nagukurikira cya Brian icyo kirigendera. Wa mugabo atwereka ari kuza gusaka iyi nzu yose ibinaterera hejuru aza no mutubata arasaka ako kanya kiraho wa mugore witwa Nadina muturiki inyuma aravuga ati buretse gato uri mudukise kandi we watakwimana yanjye urankanzi wagize ari kugaragara ntukazaje uza nk'umuzimu nyine gucyo gusa. Aravuga ati nyine mbwira ugushaka iki ati n'ibintu ndi gushaka ataraga kapo ndi gushaka ati sinzona gashiza ataga kapo gashaje ati haje abasabirizi babiri ndakabihera bari bavuye ku isoko babuza babafungurira bawamfungura imita nk'ibihera nyine. Aravuga ati buvuze ngo iki ati nakabahaye kuko nabonye gashaje. Aravuga ati wa mugore kuri umusazi cyangwa Nadine uzi ibintu ushobora kuba wakoze karaga kapo gafite icyo gasene mu buzima bwanjye atari ko kari gashaje kandi nzi kudakunda ibintu bishaje mugabo mwiza. Kumbe uyu David muri kureba ni umugabo wa Nadine. Uriya mugore yasize mu modoka twa kararitse bwa kari habararye ubwo turagenda dusobanukirwa. Aravuga ati mbega umugore we utumye kanjye iki agakanu nuko
yakomeza kuvuga ati ntabwo uzi ibyo wakoze, ati ariko humura nakugura n'ikindi gikapu nimubishaka. Aravuga ati nta by'igikapu nshaka. Maze umusore Jimmy aragaruka hakuno muri rwa rugo, akimara kugera kuno yakubiswe n'inkuba ahita agira gutya narikangara. Umugore yabonye hakuno wa umugore Karalise uyu maze arita yikanga. Kubera iki byagenze biteka yikanze Karalise? Aravuga ati buretse gato, Karalise ari gukora iki? Satereka muhamagare ndagira ukuri cyo urebe. Agira gutya compose nimero ye arayihamagara, nimero yicamo. Maze Karalise aritaba ati baby bimeze bite? Bivuga ko bakundana. Ati meze neza mugabo mwiza. Okay, ni umugabo we. Ati none se uri hehe? Ati naguraza dusangire bya sasta. Uyu mugore agatoya, oh baby nibagiye kwikubwira, boss rero yadutumye mu rugendo rw'akazi kugira ibyo ngibyo byumvire nkuko Bralirwa gushobora kubwira abakozi bayo ati mujye muri Amerika murebe uruganda Bralirwa muri Amerika uburyo yenga inzoga zayo, impamvu ibintu bitinda ni gute ibintu bitaba expired bikamara nk'imyaka 5 icupa kiri mu ivide ritaraba expired. Urwo n'urugendo shuri nyine no mu company byo bajya bayikoresha wenda kadukomeza. Hanyuma aravuga ati rero twagiye muri trip y'akazi turi kumwe nande? Ati ntayo ndi kumwe n'abakozi babandi najya nkubwira ba Feza turi kumwe, bandi ubwo ndi kubwira amazina y'abacu ariko kuvuga ngo ba Jessica nandi mazina. Ati nibo turi kumwe abandi dukorana nyine ku kazi njya nkubwira iyo bari kumpamagara turyamye mu rugo baby. Aravuga ati oh okay sawa. Ati ariko baby ndagukumbuye dore amaze icyumweru tudakina njye nawe baseball. Nimba baseball ari iki? Hakuzi kandi nanjye nshaka umugore nzajya mubwira ati baby dukine baseball, bura ni imikino bakina mu burira hari niko umupira wo mu buriri. Ati rero urabizi nyine hari haciyo n'icyumweru none uhise ugenda, ati nzaba naragukumbuye. Maze uyu mugore Karese avuga ati oh nanjye nzaba naragukumbuye be, maze ntabwo uzi ukuntu buranja nkunda. Amubwira amabanga y'abashakanye ntabwo ugira no kuko ari abana bato batuje imyaka babireba. Hanyuma uyiraga ati buretse gato boss araje ndaguhamagara, dore kumbe boss naganguka mute nundi mugabo umutera wubatse nawe arubatse ariko ajyaterwa nako ibyo birasanzwe katwikomereza. Nuko yaravuga ati meze bitati rero mu bigaragara amafaranga ntago ndayabona. Ati aravuga amafaranga ntago ndayabona. Ati nyine nagiye amafaranga maze ameze nandi ku mugore wanjye Nadine naragiye nkanyeshira mu gakapo gashaje nzikata zabyito, none ngo yagiye kukajugunya muri puberi ngo wabona ngo kandi arabasabiriza baje muri puberi mvuko nahise yindura inkuru kandi ntago ari byo Nadine yamubwiye. Ati none rero abasabiriza bajyanye amafaranga. Ati amafaranga ntago njyabona. Turavuga iki? Ati ntago mbona amafaranga. Ati rero bibwa ni ubwo rongeye kwigendera mutarabona amafaranga. Ati no sibe bisunkunda. Ati rero reka dukomeze gahunda twe dufitanye twareba na Roji. Uyu mugore abwa ati oya ntago byakunda. Tukwera iki bitakunda? Ati nyine ntago byakunda nayo gerageza ubyumve ntago twajyana muri Roji kwera ibintu bikurikira. Ati kuko urabizi ko nta mafaranga, nimba nta mafaranga ntacyo twavugana. Kumva uyu mugabo ari kumva umugore wari gupanga kujyana n'undi mugabo muri Roji akubitwa n'inkongo. Ati mana yanjye ibi ngibi ni biki biri gukomeza kumva. Ati umugore nta kintu namukorera nemenza kwiba kuko dufite ikibazo cy'inzu cyo kwishyura inzu tumaze amezi abiri tutishyura, none uyu mugore n'ubu ngubu baracyansonga. Aravuga ati baby nyine ati umva njyewe wimbwira ibyo ngibyo shaka amafaranga nta kindi wambwira. Ati jya mu modoka mbere na mbere Nadine atakubona turabivugana ibindi mu modoka. Bahita mwinjiza imodoka. Urabizi umugore nyine iyo ufite imodoka ko kujya kumushashwesha biroroha se n'abagore cyane abantu abakobwa gusa bashashwesha. Nzika abagore utapfa kwagira ibishashwe ngo kubera imodoka. Katwikomereze rata ababiza yaramaze kubibona ko ari ibyisi nyine abazihere. Katwikomereze babandi bashatse ari ibishashwe. Maze uyu ngwe tuza muri rwa rugo maze uyarikanga ati we niwo garutse. Atego rwose nanjye ugarutse tuje kumara iki? Ati nenje kwa nagusaba imbabazi. Atunsaba imbabazi. Ati twara ibyo ushaka gutwara byose ndayizi kuje kunyiba nubundi ndi mu bapfa. Ati ariko kuko ijambo gupfa nibiki? Ati nenje kugusobanura ngiye ntago ndi gisambo, nari mfite ikibazo cyo kwishyura inzu amezi 2 nemaze ntayishyura kandi umugore wanjye nawe watinze kumuhemba ku kazi. Biravuga ko umugore kayajyana mwiraha ntaga yazana mu rugo. Ati rero nibyo ngibyo byabaye. Ati none se kuri kwimbwira watwe ibyo utwara ukajya kugurisha ukishyura inzu. Ariko atari akoreka nkubwire hari ikintu nshaka ko nakubwira ko ntago ndi shuwa gusa sinzi nimba ushobora kwa nyizera. Sinzi ko namubwira ngo umugabo wawe ngaguca inyuma akaza gusambanya umugore wanjye. Ibyo ngibyo kwibwira undi muntu akumva ko uri kuzimurura muri kakirebera ibimenyetso. Ibyo bintu kubizana abantu bashakanye ni ikibazo. Yarambwira ati rero ati nge nawe ushobora gusanga duhuje ikibazo ariko ukaba utabizi, none se nabigenza gute? Uyu mugabo akomeza kubwira ati akomeza kubwira ati none ubwo nabigenza gute? Ati nyine ubwo nakundi nyine byabaye. Ati twari ibyo ushaka. Ati nakubwiye ko nari igisambo gusa ariko nanone amafaranga yawe ngiye kuyashaka ndayakugarura yose nakaga kapu yararimo ndabigarura. Aravuga ati urabigarura kugira mbimaze iki? Nose ntiwaye ibyo yakeneye? Atoya namaze kubona ko bishobora kurangira kariyeri yanjye irangiye ndi umujura, ahubwo nimfata ibyo nibye nkabigarura ndakomeza mba umuntu usanzwe wagerageje kwiba ariko utaribye. Kuki iyo wibye ikintu uragitwara ukakigumana cyangwa akakigufatana, ariko iyo utwaye
habaye ikintu ukavuga ati ibi ntabwo nakwiba, aho ngaho biba nta kibazo cya danje. Bakomeza kutwereka ku ruhande uyu ngwere kuba ati mana yanjye, ati ni ibiki, ati umva, ati wowe subiyeyo mu biki, ati mpamvu nasubiyeyo, ati mani nabonye ibintu ari atari mbibutse yaragiye gusubirayo ngo ajye kumusora njye ibiki n'ibiki. None nabwo ati urabizi, mpereza icyo gikapu, ati nkwereza igikapu kugira bigende bitati, mpereza icyo gikapu, ati bigende bitati, ati uramugura cyane icyo gikapu kinsubiza, ati mani twakibanye, ati zana hano icyo gikapu wa musenzi umugore uramugore kuza ubuzima ari kunyuramo, uzi ubuzima uri kumunyuzamo. Uyu yaricecekera aramwihora bwa turazi n'ikindi bivuga ko ngambaniye ukaba wemeye ko turuka, ati ibi ngibi uzabyicuza. Aravuga ati okay ngewe ufate uko ubishaka ariko tuziba ahandi, ibi ntabwo byakunda. Maze umugabo aza kuno afata akagakapu kari karimo amafaranga agahisha ku ruhande, atarayo kabika neza, mugere kukabika uyu nguyu yahita aturuka ku ruhande. Aravuga ati buretse gato baby bimeze bite, ati kutashya amasasi ka. Umugore aratashye mbibutse avuye guhaha, aba yagiye gukura abandi bagabo nawe akazana mu rugo, nako ntago yazana mu rugo, urumva ko wabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu. Uhita avuga ati Kararisi uvuye he, ati se warambwe ko wagiye mu rugendo, ati baby nibagiye kubikubwira, nyine urugendo barukansorinze, rura rugendo nyine ngo rwa company barukansorinze n'abandi bakozi byadutunga, gusa sheri miyamuru nayo ngukumbuye. Araza aramuyambira, aravuga ati manange, ati ariko baby bwo wari uri gupanga kujya mu kazi, wabona wanakoze kenshi cyane uyu munsi, gerageza baso ryame nibwo byaba ari byo byiza kurusha. Aravuga ati reka byaba ari byo byiza kurusha, reka ngerageze ndyame. Uyu mugabo Disi arumirwa, ibaza umugore yiboneye bari kumukandakanda amabuno, nyine ibyo nanjye nibyo nongeyeho, haba bafite ubutunzi bari kumushashwesha mugize igishashwe. None doresha ako kanya randiro dahita zarakomanga. Aravuga ati muraho bimeze biti, ati bimeze neza, ati none ati utongera kumbwira ko amafaranga mazemo amezi 2 kutaraza kunyishyura, ugomba guhita unyishyura amafaranga ubu ngubu, iyo mikino ntago nyifite. Aravuga ati nyine urabona, ati rero hari ibintu nandi gupanga, ati ntabya urabona ibyo ngibyo sinshaka kubyumva, nyishyura amafaranga yo ku kwezi, nara amezi 2 utanyishye uhita yanyishyura, kandi amafaranga nyakeneye byihutirwa. Wumve sasa ndagira kuri kirumve. Ubwo tukaba tumaze kumenya impamvu nyamukuru ko uyu mugabo Jimmy yari yagiye kwiba. Ndagira ukuri kirebe, Jimmy ari hakunino bikomeza kumucanga, ariko ako kanya bahita twereka ku rundi ruhande wa mugabo David yaragarutse, agaruka muri rwa rugo kwa Nadine. David dore yagarukanye umujinya, bibutse uriya mukobwa amaze kumwihakana. Ndagira ukuri kirebe, yambwiye ati nta mafaranga ntacyo dupfana, aje gukingura kuno biranga, akomeza gushiramo ingufuri urufunguzo biranga. Hakuno arahatiriza hitamagara ati Nadine. Nadine avugira inyuma ati nahinduye iserire. Atugize ngo iki, ati yego rwose nahinduye iserire. Maze ahita avuga ati umva David, ibinyoma byawe ndabirambiwe, mva mu maso genda, sinshaka kuzongera kukubona. Uyu aravuga ati buretse gato, ati ibyo urukugana ibiki, ati ariko urabizi ko hano nanjye ari iwanjye. Aravuga ati ndakwirukanye, ni nge wakurongoye, ntacyo wari ufite, nagukuye mu buzima bubi, urangije uje kubana nanjye, ukomeza kuzajya uranca inyuma ahubwo ukajya mu bandi bagore. Iyo mico rero yawe ntabwo nakomeza kugihanganira, ngo nahumishije amaso n'urukundo ngo ukunda we yayigendere. Aravuga ati ariko urabizi ibi ngibi bizarangira ku mushinjacyaha, tuzajya mu rubanza. Ati ushaka divorce nibyo ushaka kuvuga, ati ariko numenye ko niba afata divorce cyangwa se nitwaka gatanya ntacyo uzajyana, mbega ntabwo twasezeranye ivanga mutungo. Buriya abagore icyo nicyo kintu baturishirizaho ubwenge. Umugabo baragukunda, buri urukundo rwa nyabyo yavuga ngo n'urw'umugore ngakunda umwana, ndabibasobanura nyuma. Oya, n'urw'umugabo akunda umugore. Umugore agukunda nyine kuko uri umwana, nta yandi mahitamo afite nyine, ariko umugabo aragufata uri kabi, utazi kwisiga, utazi kwambara, utari na mwiza muri n'abakene, akakugira umuntu, akagushira mu bitungo yavunikiye. Ibyo nta mugore wabikora, nubwo yanabikora ahita avuga ati ntavanga mutungo. None byari kubwira ati nagukuye mu buzima bubi, ariko ntabyo ivanga mutungo. Uyaravuga ati noneho ibyo nibyo urukumimisha, ariko da nanjye nago naviriyemo zira. Ati reba iyi kontaki atari kiri kuyijugunya hejuru. Uyu Nadine ahita yimushamuza, aravuga ati mereza, atumva nsubiza iyo modoka, ati imodoka none niyo nakuguriye. Icyo niyo defo y'abagore, niyo nakwirukanye mwabanaga n'inkweto yakuguriye arazikwaka, ati niyo bucu urebye nabi nahita nyikwaka nigakomeza kuba tugamba twese cyane. Nigira ukurikira ibi sasa, ngira ati kiki ahubwo vanga hagenda. Ariko uyu muhungu nibyo cyangwa se David arabikwiriye, n'undi uyu mugore Nadine ntiwamurenganya. Ndagira ukurikira ibi, Nadine uyu sasa David yaragarutse aza muri ya karitsiye. Iyi karitsiye tuza abayituyemo ni bande? Ni ba Jimmy tuzi ko ari yatuyemo na wa mugore Kararisa. Araza ati Kararisa nyine ya gahunda ndikubona byanze. Ati ye gahunda nyine kwa nakubwiye ngo ngiye gukora iyo bwabaga ndeko nabona amafaranga, ibyanjye nawe Nadine yabimenye, none ubu turi kugana Nadine yananyirukanye. Turavuga iki? Ati Nadine yanyirukanye, ati ya modoka yawe ariko wayitsinda atoya nayo nacyo
cyuyi ati kubera iki ati nyine yahise yinyakara avuga ngo ninge kuba ku muhanda icyamba barengo no kujyana imyenda yanguriye gusa ati gigiye ati umva nkubwira ati ariko sheri bizagenda neza nzashaka ubundi buryo nyine nabona amafaranga atoya ntangewe nawe nimba nta mafaranga ufite wa mugabo we nakubwiye ko ugomba gukora bwabagara amafaranga ukayabona rero nimba amafaranga wayabuze kakuwede ko ibyo nago bindeba sasa komeza kubwira ati uravuga iki uravuga ngo nge nawe ntabyo atari ko wagira ubwenge uriya n'umugore wawe byemewe n'amategeko none ngo nta mutungo ugirana n'amafaranga ugira uri kigoryi ese nta kintu uri gutekereza nimba no mutarasezeranye ivanga mutungo uramukobwa akaba ari impfubyi akaba yarihirinze bira bintu byose akabibona none mwarasezeranye ntabwo ngo urukumva kuryo bira mitungo yisigarana ubwo muri makiki umugore ari kumubwira namwe muracyumva nk'abantu bakuru ndagira ukurikire abwo atumva wiburetse kugenda ati rero ngewe nago twakomezanya kanjye kwana na Jimmy nibura na Jimmy ntago ari imbwa nkawe kuko Jimmy wafite ahantu yantuje byibuze n'ubwo ngaha ari muri banyaho byibuze nk'abambona arakazi kenda kutugaho ariko byibuze mfite gushira umusaya rero narutwa nkabana na Jimmy wo kugira ngo mbane nayo birukanye unzerereza atari buretse kugenda ati buretse kujya kubana na Jimmy ngo ugire umuhati ibintu ibyo bintu nibyanye ninge ugomba kuzabikubaganya gusa nimba ari bike ari kuvuga ariko nibirafite mu gakapari se namenye byari byo nuko akomeza ko atemereza amahirwe ngiye kujya kubitunganya turabitunganya gute ati cyo wambwiye nagisobanukiwe niyo mpamvu ngiye kujya kubitunganya aravuga ati David you better do that ati byaba byiza ibyo bintu bikoze nyine nkuko uri kubyiyemeza atari ko ibyo bitahari ntangewe nta wowe ubwo tugiye kwa muzima butandukanye rero ugomba gucyaza ubwonko ukareba icyo wakora beta twereka mwirigaraho bita muri rigaraise hari umurara wari uhari kumbe na David yageze wa murara kumbe Brian nawe niho yibereye araza kuno Brian akimara kubona uyu mugabo yambaye neza rugatumva hagaronga mpereza ibyo ufite byose mpereza telefone yaravuga ati tuza ntago ndahanga kugira ngo utware utuntu tw'udutelefone ndahanga kugira ngo ngwereze akazi nawe nyiri umuhungu ushobora kwashobora akazi ngiye kugwereza atakaye kazi cyangwa uri maneko nakarimi keza uri kutubwira kugira ngo ubashe kwatujyana ati nimburi maneko nahita nkwicira kuno nkahita nkutera n'icyuma ntibazigira amenye iyo warenge wa mugabo ati mbwira vuga icyo ugiye kumbwira mve nimba birimo akana aravuga ati ngiye kugwereza akazi ati kandi karimo amafaranga ashyushye atangahe ati ibihumbi 50 by'idolari hafi miliyari y'amanyarwanda igiye kuzura ituzuye gucyo kuntu nuko aravuga ati numyereka ndebe ahita amwereka ifoto amweretse ifoto ahita amwereka ifoto ya Nadine ati uyu mukobwa ndi kugira ngo utume aburirwa irengero ati kwera icyo ushaka aburirwa irengero ati kwera ko uyu mukobwa uri kwangamira ubuzima bwanjye bwahazaza ngiye kubamo amuhaye ifoto ya Nadine uyu mugabo ahita avugira mutima ati uyu niwe mugore twe tugiye kwiba ndetse biza kurangira wa muginga musije amafaranga ye atahari amafaranga nongera nyibe sasa ndagira ukurikire ahita ambwira ati none akazura gakora ryari iki kirakirubwa ati ejo saa 2 z'igitondo ati humura mugore nagasongera kuba kiri kuri isi y'abazima azaba yaraburiwe irengero ariko umva amagambo avuze ngo nagasongera ko ari kiri ku isi y'abazima ubwo no kumwica ndetse azaba yaraburiwe irengero nta muntu uzamenye iyo yagiye hakuna aravuga ati uzabikore neza atari ko none kugira tuzavumbura umupango wanjye nawe hano aka gapapuro kariho nimero zanjye uzamamagara kuri nimero iri prive kuryo nawe uzigera umenye iyo byabaga iyo nimero ni uzahituma amagara mite nkwishyura amafaranga kurimo muzahita yabona direct maze Jimmy aremera yemera akazi bahita batwereka imini Brian yemera akazi atwereka Jimmy kumbe azanye amafaranga na kagakapu akazanye kuri rwa rugo arakomanga hakuno Disi Kanadine karaza karamukingura ati nibiki uje gukora iki yakurino ati nkukeje ne nabikubwiye nje kuba nakwisa ikivi cyanjye cyangwa se isezerano ryanjye nje kurishira mu bikorwa tiki atakira amafaranga yose twakwibye gose tubabarire ntago twabishaka gatiye uskwambwe nkagira ni brage ni bya bindi abarara bari kugutera injuga kugira utabaraburiza ku nzego kumba ruri seri ategura rwose n'indi seri ati tubabare ko amafaranga twagiye ati gusa ati buretse gato ati none se wagumana tugasangira ahita yikora mu mufuka avanamo telefone ari kikofiragwa arangije turabizi ngiye ku kazi mfite kandi kazi ngomba gukora ahari wenda nimva ku kazi turaganira uyu nguyu aravuga ati ariko uyu musore namwitura iki nangi gikowe cyambwira ngo ngumva nguza wankuye ngo sinzi uke nakwitura hamwe abikobwa mwe muyobe ibyo mwatwitura kuko kurya ukaburi mwiza uti mujye mumbabarira mwamuncumuje mugomba kudusabira imigisha nibyo tuba dushaka pana ngo sinzi ibyo nakwitura uziyo bwije umuntu ambwenga Imana iguha umugisha mba numva ari nge mukire wa mbere ubaho hakuno sasa nyuma akanya gato ku rupangu rwo kwa Nadine twabonye twumvisha umuntu gukomanga Nadine aje gufungura asanga ni wamurara byakuno itabona n'agakapu kari karimo amafaranga Nadine isagatasi wamurara bibona ati buretse ngwino hano tugere maze iyo ngwegeza ko nabwo atari ko buretse gato iyo ngiye ku kazi ikarita yanjye ikarita ari amakarita nkara ya tapandi nyine ukoza ku cyuma bakakwemera kwinjira ati kuko nta kofi ndi kumva ikarita yanjye kandi mwikofata icora kwa nyitekwa Nadine katsubira nge kureba kumbe wa murara yafashe Nadine
Brian yafashe Nadine yakomeza avuga ati wa mugore rero ati ngiye kwicishije inyoni ebyiri ibuye rimwe. Aturavuga iki? Ati basi twara ibyo ushaka byo byose, inzu yose ishiga muri ibyo ushaka byose bitware, ariko ndeke n'ubundi amaboko yabikoreye inzu ngira nkore n'ibindi. Avuga ati ya ati ntago ari ibyo. Ati wa mugore urinjije, ntabwo uzi ko bagushize $50,000 byo kuba natwara umutwe wawe. Uyagarutse ageze hakuno, dore kumbe dore ya kofi yo yatari gukora mu telefone ngiyi ya kofi. Ageze hakuno ahita abona ikofi, ariko arebye umuryango wo kwa Nadine y'igipangu abona porotaye irafunga. Aravuga ati ibi ntago bisanzwe, uyu mugore Nadine ahora yifungiranye gute porotaye y'umuryango irangaye. Ahita yinjira hakuno mu nzu, kumbe muri iyo nzu Brian yamufatiye icyuma ati ngiye kukwica, avuga amagambo ya nyuma mbone kukwica, nimba uricuza ibyawe wakoreye Imana basi mbone kukwica nta kibazo. Ngo aya mahirwe ya nyuma aravuga ati mbabarira. Kumbe muri iyi nzu hari undi wamaze kwigeramo. Ako kanya wa wundi wari muri iyi nzu ari gutakamba ahita afata ikintu Jimmy agikubita Brian arahwera, uyihita atabara Nadine. Aravuga tumeze neza, timeze neza. Ati umuginga agerageje kuza ngose agerageza Brian urabiza amaganya y'abagore. Ati humura byose ubu ngo bimeze neza. Ati nose biragenda bitati mfite ukuntu ngiye kwa nagutabara ko nimugatinye. Kumbe saa 2 z'igitondo nko kwamubwiye ati ngura mugore azabatari kiri ku isi y'abazima. Barakwereka David yahise azana na Clarisse hakunino. Clarisse yarafite umugabo mbibutse na Jimmy yarafite umugore. Na David yarafite umugore. None dore baje hakunira. Avuga ati mana yanjye ntago nabyizera. Ubwo ni Clarisse ngo mana none sanga hani wacu. Ati ubu ngubu yinzigiye kubi yacu ibirimo hakuno ni ibyaca ku kanya. Ribiti tezamira bafunga ribu yo muri kira gihugu iti bafungira. Avuga ati mwabaginga murashinjwa kwa mwagerageje kwica Nadine ku bushake ndetse ngo mutware imitungo. Turavuga iki? Ako kanya Jimmy ahita avuga ati umva ibi byose nibyo mwapanze kugira ngo mwice uyu mugore musigarane imitungo yiwe. Nuko uyu mugore none ahita avugira mutima Nadine ati none ndabyumvishe. Ati none kwera kaka gakobwa kakaretse kego ati baby none se nibikimiya muri urukundo rwanjye mugabo mwiza ibi nibiki urukundo rugiye gutuma bamfunga. None uyu mugore Nadine ati ndabyumvishe koko impamvu uyu mugabo yari kumbwira ngo kunyizera ngo byagorana. Ati ningi nuko umugore amuca inyuma ku mugabo wanjye. Ati noneho umugabo wanjye nawe akaba nci inyuma ku mugore. Ati niyo mpamvu Disi yambwiraga ko ntabyumva yakoreraga ibi nawe yabyikoreraga ntago ari njye gusa bikoreraga. Aravuga ati urabona ibyo nakubwiraga. Ati aba bose ni abakunzi bacu ariko twembe baduca inyuma. Aravuga ati ndarengana David ni wanzanye muri aka gakino. Aravuga ati oya kandi ari wowe wambwiye ngo ibi byose ariko nzabikora. Twasize babatambikanye. Akavuga ati sheri wansabira imbabazi, baby wansabira imbabazi. Aravuga ati umva urakoze sinzi uko nakwitura watabaye ubuzima bwanjye. Ati akira amafaranga agumane basi mwiture Jimara yanga ati gumana amafaranga yawe. Ati byibuze nanjye ikibazo nayo mbangamiye umutima wanjye kirakemutse, twembi turungutse kandi byari byiza ko namenyana nawe. Maze uyu mukobwa Nadine aramubwira ati uzajya uraza kunsura igihe cyose ushakiye ndetse nugira ikibazo cy'amafaranga ujye urambwira niteguye kuzagenda gufasha kuko kutabaye ubuzima bwanjye. Bari banshete $50,000 ariko byibuze bibaye impfabusa. Ndetse na Jimmy ndatekereza ko mukanya agiye kujya mu nzego akabazwa ibyo yagerageje ko yakora. Imari ikomeze kubarinda, reka dukomeze mu kanya kandi gasobanuye ndaje.